dukwiye umutekano. Umutekano nanone niwo twubakiraho, niwo utuma buri wese ashobora gukora imirimo ye. Umutekano niwo utuma igihugu kiba nyabagendwa ku banyarwanda ba nyiracyo cyangwa se ku basura u Rwanda. Ndabivugira impamvu ebyiri za ngombwa. Impamvu ya mbere ni amateka yacu igihe kirekire yabuzemo umutekano, ndetse havamo n'ibindi byinshi byatumye abanyarwanda mu buzima bwabo igihugu cyose gihungabana, kibura abacyo. Ibyo turifuza kubisiga inyuma yacu nk'amateka, ariko turifuza no kubivanamo imbaraga nanone zituma ko aho tugana nta byazagaruka bisa nk'iby'aho tuvuye. Iyo ni impamvu imwe. Impamvu ya kabiri ni uko mu bibazo tuba tugomba gukemura nanone buri gihe, buri mwaka, uko igihugu kigenda gitera intambwe kigana imbere, ntihabura ibigaragara ko nanone biba bishobora guhungabanya umutekano wacu, bikaba byadusubiza inyuma aho ngaho navugaga tugendera kure, tugenda dusiga inyuma yacu uko igihe gihita. Hari benshi, ntabwo ari benshi cyane, reka mpindure, ariko n'ibikorwa bya bake bibi bigaragara nk'aho ari byinshi. Abagerageza guhungabanya umutekano wacu, ibyo murabizi, tubimazemo nk'imyaka 2 ishize byongeye kugenda bigaragara. Ariko nabyo navuga ko tubigerereye, tugenda tubiza kandi nuko ngira ngo wenda nyine abantu bafite amatwi barabwirwa ntibumve, bafite amaso barerekwa ntibabone. Ngira ngo ibyo byari bikwiye kuba byumvwa na buri wese, byari bikwiye kuba bibonwa na buri wese, ko twagiye tubabwira ko ari uko bizagenda, uko byagenze niko bizagenda n'ubundi. Hari benshi mubona mu makuru bavuga, ariko hari na benshi mubona mu makuru nanone no kuri za televiziyo hano mu Rwanda berekanwa ko bafashwe bari muri ibyo ngibyo. Ababa batagize amahirwe yo gufatwa nabwo ubwo nibo baba bahisemo aho bajya. Ubundi twebwe twahamagariye abanyarwanda aho bari hose, uko baba batekereza kose,
icyo bifuza icyo ari cyo cyose bataha bakaza mu gihugu cyabo twese dusangiye, niba ari impaka tukajya impaka, niba ari uburenganzira bumva bafite bifuza kugezwaho, ibyo nabyo bikaganirwa tukareba icyakorwa. Niko bimeze ubwo by'umutekano, kandi navuga ko byagenze neza kubera ubufatanye bw'abanyagihugu, abaturage mbere na mbere bakeneye umutekano babigiramo uruhare runini. Nagira ngo mbashimire bafatanyije n'inzego z'umutekano n'izindi n'abashinzwe kurinda ubusugire bw'igihugu cyacu. Ibyo ntawabigira icyo abinenga, byarakozwe ku buryo bushimishije, ahubwo rimwe na rimwe ntitubagezaho ibyo bakoresha uko bikwiye, ariko no mu muco wacu dusanzwe tuzi, twize gukoresha bike dufite dutunze tukagera kuri byinshi biba bikeneye gukorwa. Uwo nawo ni umuco w'igihugu cyacu w'Abanyarwanda, kwishakamo amikoro bikeya tukabibyaza umusaruro munini, ndetse ubundi utangana n'ibyo biba bikenewe. Ibindi mu buryo bw'igihugu cyacu uko bimeze, mvuye ku by'umutekano, nagira ngo ndaza kuvuga ku bibazo bimwe, hanyuma mvuge no ku bindi bijyanye n'imikorere yo kugira ngo duhangane n'ibyo bibazo tubishakire umuti. Ngira ngo nta utazi ibimaze igihe bibonwa bivugwa, ariko abantu bamwe bashobora kuvuga uko bishakiye batumva neza n'ikibazo icyo ari cyo. Abanyarwanda bamaze igihe bahura n'ibiza kubera muri iyi minsi ibijyanye n'ikirere, n'imvura igwa nyinshi n'ibindi bihutaza abantu. Muri uko guhutaza abantu harimo abantu b'ingeri zitandukanye. Bishobora guhutaza abantu batuye aho bakwiriye kuba batuye, n'ubundi hagenewe guturwa. Bishobora no guhutaza abantu batuye aho badakwiriye kuba batuye, ndetse ibyo nibyo bigorana kurusha. Muri ibi bihe by'imvura, iyo imvura iguye ari nyinshi hakaza imyuzure, urumva ko uwo biheraho ari uri mu gishanga, ari uri mu nkombe, birumvikana. Ariko n'ubundi igishanga ntabwo gikwiye kuba gituwemo, ntabwo igishanga giturwamo. Tumaze imyaka bitari mike bivugwa, nta bantu bakwiriye kuba batura mu gishanga, mu bishanga. Abandi batuye mu manegeka, nabyo iyo bigaragara ko muri ayo manegeka
imvura nigwa nyinshi nk'uko igenderwa cyangwa yaguye, bikagaragara ko abantu bazahutazwa, bazabura ubuzima bwabo, bazabura ibyabo, ubundi abo bantu barimurwa bagashyirwa ahandi, ntibakwiye kuba bahatuye. Urumva rero ko ibyago dufite ibyo biza biraza bigahitana abatuye aho bakwiriye kuba batuye hazima, bigahitana n'aba bandi badakwiriye kuba batuye aho bibasanga. Ariko bose ni abanyarwanda, ni abacu, turabashinzwe. Abanyarwanda n'abantu bacu, imiryango yacu. Iki kibazo rero kizakemuka gite? Kuko kimaze igihe kinini, kimaze igihe kirekire kivugwa, gisubirwamo, ndetse rimwe kutagikemura bikumvikana. Abantu bakubwira ngo kugira ngo tugikemure ni ukuzimura abantu tukabashyiraho bakwiye kuba batuye. Kujya kubimura bishaka amikoro yabo bafite, abenshi badafite, cyangwa se leta igashyiramo uburyo ifasha kugira ngo bimuke bajye aho bakwiye kuba batuye. Byombi rero ntabwo bikorwa neza uko biba bikwiye. Umuntu agirira ibyago mu gishanga, cyangwa ajya kwimurwa mu gishanga kuko akwiye kuba atari hatuye. Icya mbere akakubwira ngo aho ngaho atuye mu gishanga barahamuhaye, yahawe n'inzego z'ubuyobozi. Abenshi muri hano mwebwe bikitwa ko mwahaye abantu ibishanga kujya kubituramo. Wajya kumuvanamo umutwara ahandi akakubwira ko adashaka kuhava kubera ko yahahawe. Cyangwa se akakubwira ko niba ugiye kuhamuvana ugomba kumwishyura. Ndagira ngo twumvikanire aho ngaho. Muri mwebwe abayobozi bari hano, ujya gutanga igishanga guturwamo abihera hehe? Igishanga ni icyande. Igishanga gikwiye kuba gikoreshwa iki? Ujya gutanga ibyo bishanga ngo abantu babiturwemo bahera he? Ndashaka ko tuza kubiganira twabyumva. Ujya kuvanwamo rero akavuga ngo barahampaye cyangwa n'ahanjye murabanza munyishyure. Barakwishyurira ibitari ibyawe gute? Barakwishyurira ibyo wakoze bidakwiriye kuba bikorwa gute? Barabikwishyurira gute? Uragiye wubatse mu muhanda, baza kugusenyera uti muranyishyura. Barakwishyura se wari ukwiye kuba uri mu muhanda? Wari ukwiye kuba wubaka mu muhanda? Ariko noneho ibyo wenda ni ku ruhande rw'abo tuvuga basanzwe aho ngaho, amafuti yabo, ibyo bakoze bidahwitse. Ariko noneho akarere kadafite umuyobozi ni akahe? Imirenge, utugari, aho abayobozi bataba ni hehe?
niba abo bayobozi bahari ahantu hose, umuntu araza akubaka mu gishanga akarangiza agaturamo, ubibona bikarinda birangira ku buryo ejo bazaza kumubwira ngo imuka ati nimunyishyure, uwo umuyobozi aba akora iki? Aba ayobora ibiki? Cyangwa se niba uriya muturage yavuze ngo yarahahawe, agomba kuba yarahahawe n'ubuyobozi. Ubwo buyobozi bwahamuhaye bute? Iyo bamuha ahandi hantu, iyo bamushakira ahandi hantu hazima akaba ariho bamuha, bajya kumuha mu gishanga kubera iki? Reka ndangize rero ku kintu kimwe kuri ibyo ngibyo. Ibyo mbona biri mu binyamakuru ahantu hose, hari ibintu ngira ngo nka bitatu. Hambere cyari ukunenga abo bayobozi ariko noneho bikaba bose, biraza kuba bose. Ndabisobanura, abayobozi bose nuko abantu baragiye barasenyewe, nibyo bakwiye kuba bavanwaho bari badakwiriye kuba bari, ariko ababikoze cyangwa ababiyoboye barimo n'abaminisitiri barakora ibintu sinumva impamvu batumva ko bakwiriye kuba basobanura, bagasobanurira abo babikorera, bagasobanurira n'abandi babibona kugira ngo bumve igikorwa icyo ari cyo. Babuzwa n'iki? Babuzwa n'iki kubisobanura? Abayobozi mubuzwa n'iki gusobanura ibintu nk'ibyo? Biba bifite ingaruka, kuko bifite ingaruka ku bantu, bifite n'ingaruka ku bantu benshi, ntabwo ari bakeya. Byarangiza rero bikajyamo politike, bikajyamo amarangamutima, bikajyamo mu by'ukuri bigashobora no kuba byaduhungabanyiriza umutekano twari dufite. Kuki mwakora ibintu mutyo? Ikibazo cyo gusobanura ibyo mukora kandi biba biri ku mugaragaro ngo byumvikane impamvu bikora, byaba ari iki? Habuze iki? Ibyo nabyo birashaka mikoro angana iki? Ko bishaka kubitekereza gusa ukabisobanura. Icya kabiri, abo bantu mu by'ukuri ikibanza uko bimurwa kwa mbere, ikibanza kuhabimura nta nubwo ari ubuyobozi nk'ubwo navugaga, ibyo n'ibindi. Babanza kwimurwa n'ibiza, bimurwa n'imyuzure, bimurwa n'ubutaka bugenda bukabatwara. Ni ukuvuga rero ngo hari abantu b'ingeri ebyiri. Imwe ni abantu bakwiriye kwimuka cyangwa kwimurwa, ariko bari bafite ibyangombwa kandi bari batuye ahantu ubundi hakwiye guturwa, ariko hafite ibibazo runaka. Abo ngabo nibyo bahabwa indishyi, compensation. Niko bigenda, murabibara mukareba nabyo ku buryo ari ugufasha kurusha ikindi icyo ari cyo cyose. Naho ubundi niyo habarekeye ahubwo bitoke ngaho hagumye, imvura zizabura kuhamuvana, cyangwa imisozi iriduka hari uyifiteho ubushobozi. Twebwe tubuze imisozi ishaka kuriduka. Ushobora kwanga kuhava ukahavanwa n'ibyo ngibyo, uzabyishyuza se? Uzabwira imvura ngo niguhe indishyi? Ariko kubera ko
ubuyobozi leta iba ifite inshingano ku banyagihugu, tugomba gushaka uburyo dushyira ibintu uko bikwiye. hari ba bandi rero nabo badakwiriye kuba bagira ikintu banavuga ngo nimunyishyure, bakwishyure uri ahantu udakwiriye kuba uri, wagiye ku buryo butari bunyuranyije n'amategeko. nubwo hari abayobozi barikwiye kuba bahari, barabishyize mu buryo ntibabikore, cyangwa se bakaba baranahatanze badakwiriye kuhatanga. ibyo nabyo ntabwo bikemura icyo kibazo muri ubwo buryo. icyo bivuze n'abo ngabo nabo, ku buryo dufite inshingano ku banyagihugu bacu, turabafasha ushaka uko twabatera inkunga bakajya aho bakwiriye kuba bari, bakabaho bakwiriye kuba bari, bagatura aho bakwiye kuba batura. ibyo nabyo ni inshingano yacu, ntabwo wavuga gusa ngo wowe wagiye aha mu gishanga genda ugwe aho uguye. ntabwo ariko bigenda. leta nayo abo ngabo irabafasha. ariko icyo nshaka kugarukaho ni ubuyobozi. ubuyobozi bwa mbere ntimusobanurira abantu. cya kabiri, iyo bakora ibintu bidakwiriye kuba bikorwa, ntawubabuza, murarebera, cyangwa se mukanabibahera n'uburenganzira kugira ngo babikore kandi bidakwiye kuba bikorwa. izo mpaka rero zirumvikana, ubundi zikwiye gukemuka ku buryo abayobozi bakwiriye kumva inshingano yabo, akaba ari bo bakayuzuza. naho abandi basakuza mureke kuvana abantu mwikora ku bantu, abo ngabo bazategereza igihe cyabo bazabikora uko babyumva. niba abanyarwanda babemereye bakabaha kuba ari bo babayobora, icyo gihe bazabikora uko babyumva nyine. ingaruka zabyo za buri kintu ababigizemo uruhare barazirengera. rero natwe reka twirengere ingaruka z'ibi bikorwa, cyangwa se ibyo tudakora bivamo abantu guhungabanya ubuzima bwabo, bimurwa, bavanwa aho batari bakwiye kuba bari, bavanwa aho bari bakwiye kuba bari. ariko byose bikwiye kuba bifite impamvu, kandi iyo mpamvu igasobanurwa, abo baturage babirimo bakagira uko babyumva kandi n'uko bafashwa.